umwana umugabo akosorwa nk'uko bakosora umwana. Nanone bagabo, kirazira gufata umugore wawe umukwezi isoni imbere ya rubanda cyangwa abana bawe. Dufite ikinyabupfura gike gikomeye cyane, ntabwo nabonye umwanya ngisobanuraho, aho niba mu muryango habayeho kugira ingingo tutumvikanaho, udusanga mu buryo abantu bayikosoramo ukabona ikintu gikomeye tudafite. Nta burere bwigeze muboneka. Niba umugabo yakosheje ntabwo bamukosora kuko bakosora umwana. Ndabona ntumvikana. Oya sinumvikana, ntabwo numvikana, kandi ingingo ngezeho irakomeye. Akaba atangiye ubwa doresa n'ubwangavu cyangwa akamusore, kirazira ikosa yakoze kumukosorana na barumuna baruta. Hitabavuga atarabanteje we, atanteje indogomerewe, nuko bayigize. Kirazira. Utumye wubatse isano nkiguhuza nawe, fata umwanya nicare muganire, kuko nyine nawe ni umugabo, umumenyesha icyaha cye, azihana mu izina rya Yesu. Bikore neza utuje. Nziko hari abantu benshi bumva n'ibintu birarara bikosoze. Oya, bishobora gutinda, ariko icyo shimira Imana bizakosoka. Rero kuvuga niba hari abantu badahaga ubuhamya ngo narose, ngo yasanze imbere, ngo yambaye ikanzu y'umweru, ngo arambwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Satani we yambaye isite ko mutansubiza, asa yambaye umukara, se niko bakubwiye. Urumva ibyo bihamya uhagazeho ngo yarambwiye ngo ibyaha byawe urabibabariye, ngo haleluya. Barakubeshe waraye. Muca bugufi musome ikinyandiko zivuga, kuko baranditse mu migani ngo inzozi nyinshi zizanwa n'umubabaro n'umuruho. Inzozi si igihamya cyo ko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Ndashima Imana ko Yesu yabivuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 6:63. Amagambo mbabwira niyo mwuka, vuga igikurikiyeho niyo bugingo. Haleluya. Dufite abantu batagira ibambe. Umugabo yiriwe ku gasozi ageze imuhiriwe, kamubwira ubuzima bukikomereza, bakora bagakomeza bagakora bate, ukabona ni mugani w'abana nta birenze. Ariko nyemera mbabaza, umutware winjiye mu rugo nta birenze. Nitwa Florida raje avuye mu Ruhengeri, ubwo ngeze hariya kwa kanaka ngiye kumusora. Niko Florida mwaho mu Ruhengeri imvura iragwa, imvura ni ikenewe. Nanga ko mutumvise ikihutirwa n'imvura iri kugwa mu Ruhengeri. Vuga ikihutirwa n'iki? Wabanza ukamfasha, dore uko bameze. Wafashije umuntu arishira mu rugo amera nk'ugeze muri gereza. Umugabo yinjira mu rugo nta nakaji, nta mutuzi, nta nakabuto do. Aho hantu koko wahakumbura ute kuhaza? Ariko dufite abantu agahorera mu cyurira inzoga wanyoye. Iyo cyuriye umuntu ikintu cyinshi, inarige mubwira uti kikorere n'icyo. Nkuko muzabona nk'abantu benshi mu miryango nta busambanyi bari bafite, ariko abo bashakanye guhora barabakeka. Nanga ko mutabyibuka. Ati reka nze mubwire, reka nsamba n'ubivugire rimwe. Benshi bagiye babishyamo ntabwo bari bafite. Ubwo ndi kubwira abantu bahoza abantu ku nkeke, ugahoza inkeke mu rugo. Niba umugabo hari ibintu byansekeje kuri phone, ariko mbabwire icyaha kiragatsindwa Yesu akirangiza. Ndibuka hari abantu bubatse imiryango mu makuba, mujye musabira imiryango iri mu makuba. Ubwo umugabo akigera mu rugo, mukanya iminota nk'itanu akuyemo silipa agiye muri dushe, umugore we akaba amaze gusoma ahantu hose message bamwandikiye, ntunga ko mutari gufashwa n'abamuhamagaye ko yitwa telefone igendanwa. Ufite amatsiko yo kureba muri telefone y'undi ugiye gushaka miki. Ubundi nkubaza ntugowe. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14. Iyo byarenze ibibazo wari ufite ugashobora kugera hano, nezererwa Imana, nezererwa Imana. Nta kundi nubwo turashima Imana. Duhaye ikaze abantu twakiriye bwa mbere muri aya materaniro. Turabashimira uburyo mwakomeje kuzirikana kuyi gahunda ihari, nubwo mutabonye uburyo kare ngo dutangirane, ariko kuba muzirikanye ko ari byiza ko dusoza amateraniro namwe muhakandagiye, tubasaba umugisha.
turabanezerewe kandi umwanya mwabihaye. Inshuti zanjye bavandimwe, tumaranye igihe, uzi ko dufite insanganyamatsiko ngari dusoma mu gitabo cy'imigani igice cya 14 umurongo wacu wa 34 niwo dutinzaho ubwenge cyane. Gukiranuka gushira ubwoko hejuru. Haleluya. Haleluya. Gukiranuka gutuma umuryango wawe ushirwa hejuru niba ari byo washyikira. Bivuze ko kubakisha urugo ibyaha bituma ibyaha bikoze isoni umuryango wawe, ariko nuwubakisha gukiranuka umuryango wawe uzashirwa hejuru. Nicyo twariho tuganira. Imigani igice cya 14-11 urugo rw'umunyabyaha ruzasenwa ariko ihema ry'umukiranutsi rizakomera. Imigani 15-13 turiho turaha ikaze abantu tutabanye ngo umenye ibyo twaganiriyeho. Umutima unezerewe ukesha mu maso, ariko iyo umutima ubabaye hakurikiraho ubwihebe. Twabiganiriye cyane kubakisha imiryango ibintu by'ibikomere, mwabonye ko atari byiza. Umurongo wa 15 niho twifuza ko intego yacu igera. Imigani 15-15 burya iminsi y'umunyamubabaro yose aba ari mibi kubera bya bikomere bya kera. Twabiganiyeho muri Zaburi 109 ibikomere bitandukanye bituma urushako rwawe ruba rubi. Turashimira mwigisha wacu tubanjirije mu cyigisho cyiza cyerekana uburyo umuntu ashobora gutangiza urugo rwe amakimbirane aba yiteye ingorane ikomeye cyane, ariko ufite umutima unezerewe ahora mu birori. Mu kindi kinyarwanda murakagira Imana, ngo Imana niyo ituma abantu banezerwa. Iyo icyaha kimaze gutsembwaho cyangwa kwihanwa, umuntu amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, asigara nta mutima umucira urubanza. Umuntu rero usigaye nta mutima umucira urubanza anezererwa Imana. Ibihamya volume ya 6 twagarutseho kenshi, twabonye ko icyaha gituma umuntu atishima. Igihe rero wubatse urugo utishimye nta birori uzagira, ariko niba ubaka urugo unezerewe uragahora mu birori. N'abatabifite turabasabira ngo Imana izabagire neza, amahirwe bazayabone. Ngira ngo tumaze iminsi tuganira uburyo twahaga inama abana bacu b'abasore n'abakuze. Ngira ngo umuvandimwe umbanjirije agerageje kubivuga, numvaga nza kwagaruka gato cyane, ariko hari inama nziza yaduhaye yo gusoma muri iki gitabo rero cyitwa Ubutumwa ku basore. Gitanga inama ituma twubaka urugo neza hatarimo ikibazo. Icya mbere harimo icyigisho kivuga gutoza abana bacu gukora. Bana nshuti nkunda bavandimwe, abantu bose bagomba gutozwa gukora, kuko twabonye ko gukora nirwo rukuta dufite rukingira abantu gukora ibyaha. Ndabona mutumvise aho murahumvise, oya ntimuhumvise. Gukora nirwo rukuta dufite rukingira abantu gukora ibyaha. Ni ukuvuga ngo iyo amaboko atagira akazi, Satani ayaha akazi. Twabiganiriye ntabwo mbitindaho cyane. Icya kabiri twaganiriye nimugoroba nuko abantu bose baba kubo b'igitsina gabo cyangwa igitsina gore, twese duhurira mu mirimo y'umuryango, kuko dufite imyumvire iri hasi ko abantu bitwa niba bivutse ari umwana w'umuhungu ko gukora atari ngombwa. Muri iki gitabo baranditse ko umwana w'umuhungu agomba kumenya guteka, akamenya gusasa icyumba neza. Ngo muzagera mu byumba by'abahungu ukuntu biba bireba. Si biba bireba, se biba bikanuye. Ibintu byose ubona ari akajagari. Uko biri akajagari nawe uba wigira akajagari. Bibiliya ivuga ngo bikorwa neza byose muri gahunda. Herekana neza ko umwana w'umusore washoboye guteka no gukora imirimo isanzwe atari byo bizatuma ataba umugabo. Haleluya. Usaba umugabo mwiza cyane ushoboye gukemura ibibazo by'umuryango. Twabonye ko umwana w'umukobwa agomba kuba azi guteka neza. Twagarutse ku kintu bita guteka ibintu by'umukati. Turararikirwa mu gitabo cyitwa Inama ku mirire, murabisoma ku ipaje 119. Mubona ubu muri iyi minsi yacu hariho uburwayi cyane bw'umwijima, ni ikibazo cy'ibinyampeke bike. Ubwo ndabatumye ngo nimugere muhira ugarura ubwenge ibintu biza ku meza yawe.
urasanga nta binyampeke mugira. Ubu abantu benshi bamaze kwakira indwara zimwe zituruka kubura ibinyampeke, harimo n'ikibazo cy'ubugumba mumaze kubona kimaze kuba kinini cyane. Vitamini K muzahituruka. Ibintu by'ibinyampeke ni biki cyane, ndagira ngo wongere bikurure urebe mu bwenge bwawe, urasanga ameza yacu nta binyampeke bihari. Ibintu bisigaye biza ku meza igihe cyose n'ibirayi, n'ibijumba, n'amateke, n'imyumbati, akawunga hari ubwo ari ikinyampeke kazi ko mbadure uko bari kundeba simundeba neza sinzi icyo mvuga niwe munyumva. Na akawunga ntikabarwa mu binyampeke kuko ahubwo baze ya biryo bivamo by'amatungo birya nibyo binyampeke, kwa ngo bafata ibinyampeke bakabiha amatungo mwebwe mukarya kitariho. Sinzi icyo mvuze niwe mucyumvise. Rero ibyo bituma imibiri yacu imaze kugira ikibazo gikomeye cy'ibinyampeke bishira, kandi twaganiriye ikibazo gikomeye kubura ibintu by'ibinyampeke cyane gusaza kw'abantu bakuze. Nabwiye ko gukura nabwo ari uburwayi. Kambasomera akantu kamwe ndekere naragasomye ubushize ariko ntabwo wari uhari, cyangwa se wari uhari utari mu mwanya mwiza wo kukakira. Nyemerera somemo mu gitabo cyitwa Inama ku Mirire n'Ibyo Kurya. Mbona akantu gato cyane ariko kuri gihe kaba karemereye kuko gatuma nibaza cyane ngakurikirana iby'ibi bintu bikomeye tutitaho. Inama ku muntu ugeze mu zabukuru. Nakomeje kubabwira ko izabukuru nabwo ari uburwayi, nibyo ko mutanyikiriza nibyo. Aricyo mwabonye nimugoroba nababwiye abantu batatu mukwiriye kuzirikana: usenga, uwize n'umwana. Bakuru ni mu byitaho ibyo bintu, hari icyo bizabafasha gikomeye. Umwana uko wamufashe nubwo wenda atabikwishura nkawe nkuko wamufashe, ariko uzagerageze kuko umwana uzamukenera wowe ushaje wafite imbaraga. Ndabwira abana rero kuzazirikana abantu bageze mu zabukuru bakeneye guhabwa umunezero no kwerekwa ko bakundwa kimwe nkuko tubikorera umwana. Ariko munyemerere mbwira uyu muntu kuko nzi ko abantu babikora kenshi, cyane cyane ibintu byitwa ibintu by'imirire mu muryango usanga bifite agaciro. Umugoroba nifashishe ayo magambo gato cyane: ntimundambirwe, musenge umwuka w'Imana arangarura aho twari turi kare. Ndashima umuntu wangiriye neza akanzanira Bibiliya ntagatifu isobanura ikintu bita umubatizo n'impamvu yawo ariko n'inyungu yayo. Abanyaroma umutwe wa 6 niko bavuga, abakoresha Bibiliya ntagatifu basobanura ikintu bita kubatizwa maze bakagiha imbaraga muri aya magambo. Twabivugaho iki? Ni ibintu bibiri basobanuye ku ngingo yitwa gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, aho abantu benshi bazi ko iyo batsindishirijwe n'ubuntu kubwo kwizera baha uburenganzira gukora ibyaha, nibyo? Mbese nibyo nshuti zanjye? Iyo umuntu yatsindishirijwe abahawe imbaraga ahubwo zimubuza gukora icyaha. Nicyo mbiziho. Noneho n'iki hano rero bavuze tubivugeho iki rero? Twigumiye mu cyaha se ngo ineza ikundi gwire? Ati ntibikabeho, kuko twebwe twapfuye ku cyaha se twakomeza kuramira muri cyo dute? Ntimuzi yuko se twebwe twese ababatirijwe muri Kristo Yezu ari no mu rupfu rwe twabatirijwemo? Koko rero ko bwa batisimu uko ndi kubisoma twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ikuzo rya Data, bityo natwe tugendere mu bugingo bushya. Haleluya, haleluya. Somo ryiza cyane. Iyo umuntu amaze gupfa ku cyaha atangira imibereho mishya, yagera mu Baroma igice cya 8 bari muri Kristo Yesu noneho ntateka bazacirwaho, batayoborwa na kamere sambuto z'umwuka nzeha bazavuga, ahubwo bayoborwa na mwuka w'ikiyemwe w'Imana. Ibyo bikadushoboza kuba ku muryango mwiza urimo Imana. Haleluya. Noneho ubusobanuro nibwo nashatse bwatumye mfata kino gitabo. Abanyaroma mutwe wa 6 umurongo wa 4 bashiraho akanyenyeri hasi bagiye gutanga ubusobanuro bw'ijambo twahambanwe. Abakristo b'ikubitiro. Ikubitiro ni iki? Vuga tugendane na abakristo ba mbere cyangwa agakoresha b'ikubitiro bavugaga kubatizwa
mu izina rya Kristo. Mu byakozwe n'intumwa 2:3-8 bari kukurangira naho abisoma. Kubatizwa bivuga kwinikwa. Se murankurikije inshuti yanjye, twisoma muri Bibiliya ntagatifu. Kubatizwa bivuga kwinikwa. Ubatizwa aja mu mazi bakamwinikamo akabona kuburuka. Uwo muhango ukerekana icyo Imana iwukoresheje mu mutima w'ubatizwa. Nka Kristo ku musaraba umunyabyaha akabapfuye ku cyitwa icyaha cyose, agahambanwa na Kristo kugira ngo hamwe nawe asukireho kubaho mu buzima bushya, ari ikiremwa gishya, ari umuntu mushya. Avuga ngo amen. Matizo siba usobanuye neza. Kubatizwa bivuga kwinikwa. Ubatizwa mu mazi, aje mu mazi bakamwinikamo akabona kuburuka. Nicyo gituma iyo turi mu mubatizo akagira uburyo asigaza akaboko, oya ni gupfa ku cyaha. Ibyakera iyo tugiye ku matizo tugiye gukora iki? Tugiye gutanga ubuhamya. Abo twafatanyaga mu busambanyi, bantu twagiye dusangira inzoga ibihe bitari bimwe, bantu twafatanije kwica isabato, uhereye uyu munsi ayo mateka ya kera nyavuyeho, mbaye umukandida mushya w'ubwami bw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi abakurikiranye ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 3 kuri Yorodani, nanone twahererwa indi mbaraga tuzaganira ejo ikomeye ya Mwuka Wera. Kuri Yorodani nanone iyo umuntu yihanye ahindutse atasa nkaho, kuko dufite wenda abantu baza kubatizwa ku mpamvu zinyuranye, ariko ari impamvu ikomeye Mwuka Wera iguteye kwanga isi, ikagutera kwanga icyaha, ukifuza imibereho mishya. Ndashima Imana ko kuri Yorodani twahererwa Mwuka Wera. Aricyo ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana bivuga, utabyawe n'amazi ngo abyarwe naki na Mwuka ntabwo azabasha kwinjira mu bwami bw'ikiyemwe bw'Imana. Rero mwumvise ko Bibiliya ntagatifu isobanuye neza. Kubatizwa bivuga kwinikwa. Ubatizwa aja mu mazi bakamwinikamo akabona kuburuka. Uwo muri mukerekana icyo Umwuka yakoreye mu mutima w'uwo munyabyaha. Ariko ikintu kibaye n'igihe umunyabyaha apfuye ku cyitwa icyaha cyose, ahinduwe cyangwa abaye umukandida mushya w'ubwami bw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Nicyo rero nagize ngo muzirikane cyane, ariko ngambiriye kugera ku by'uriya muvandimwe wacu witwa Eliya. Uyu muvandimwe wacu witwa Eliya nababwiraga kugira ngo amanure imvura byamusabye imbaraga. Nababwiye aho muzabisoma mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami. Aragenda rero mu mpinga y'umusozi, bamaze kumubwira ko agacu gato kangana n'ikiganza akabonamo imbaraga, ahita abwira umwami Ahabu ati kebura, imvura igiye kugwa. Mu kanya akora ikindi kintu yari yakoze kidasanzwe, kuko nimusoma murasanga Eliya ari we wari watsinze. Nibyo abahanuzi bari bose batemaguriye ku mugezi. Ariko ikintu ngira ngo muzirikane gikomeye ni iki? Muri iyi miryango yacu ntabwo nabonye umwanya mbisobanura, mu buryo bwo kuyisenya harimo n'ikinyabupfura gike. Ndabona mutumvise. Mbese n'ikinyabupfura kirakenewe? Ntabwo munsubije yego. Kubaka urugo n'ikinyabupfura kirakenewe. Kankubwire, utagira ikinyabupfura, Eliya akaba yari yatsinze umwami Ahabu ku musozi Karumeli. Ikintu Eliya yakoze cyerekana ko yari umuntu ufite ikinyabupfura. Byagenze bite? Muziko ibicu by'imvura byatangiye guhita bizana umwijima. Eliya aje imbere y'umwami Ahabu, we Eliya agenda mu mwuka. Sinzi niba mwarabonye imodoka perezida agendamo ukuntu zigenda zihuta cyane. Si ubwo murankurikiye? Zirihuta nk'umuyaga. Eliya we rero yagiye mu muyaga urenzeho mu mwuka. Haleluya. Imbere y'umwami, imbere y'imodoka wenda akamvuge za perezida byo muramenya, ariko igare Ahabu yarimo witwa umwami wa Isirayeli. Eliya we Imana yamushize mu bubasha budasanzwe, agenda muri Lorante, agenda amurikiye umwami ku mugezi we. Bavuga ngo iki? Nubwo yamutsinze ku musozi Karumeli, ariko aracyari umwami, aramwubaha. Inyandiko za Bibiliya ziciraho iteka abantu bagira ikinyabupfura gike. Niba umuntu ari kubwiriza ni byiza, ariko menya ko iteraniro rifitemo abakuze n'abato. Bibiliya ivuga ngo abo kubaha, vuga ngo iki? Bubashye. Ndabyibuka umwana w'umusore witwa Timoteyo yagiye gutangira umurimo ari umusore. Njya nibuka ukuntu Paulo yamwihanangirije, ati nugenda ukabwiriza mwana wanjye, uje ufata ababyeyi nk'abanyoko, abasaza ubafate nk'abaso, abantu b'abasore ntukaje mu magambo y'amapfapfa, amashengo y'abasore. Ibyo nubizamo
ukatera waraza umurimo wawe uzagira umugayo. Ngira ngo murabibona ko Bibiliya yamuhaye amabwiriza menshi atandukanye. Nubwo uri umuntu w'Imana, nubwo ufite umwuka w'Imana, Imana nsenga igushoboze kubaha abakuru. Nubwo ayatsinze ahagarariye Imana, nibyo umuriro wanamanutse, ariko urabona ukuntu amutwaye amugeza ku irembo. Dufite ikinyabupfura gike gikomeye cyane, ntabwo nabonye umwanya ngisobanuraho. Aho niba mu muryango habayeho kugira ingingo tutumvikanaho, udusanga mu buryo abantu bayikosoramo, ukabona ikintu gikomeye tudafite. Nta burere bwigeze muboneka. Niba umugabo yakosheje, ntabwo bamukosora kuko bakosora umwana. Ndabona ntumvikana. Oya sinumvikana, ntabwo numvikana, kandi ingingo ngezeho irakomeye. Ntabwo umugabo akosorwa nkuko bakosora umwana. Nanone bagabo, kirazira gufata umugore wawe umukwezi isoni imbere ya rubanda cyangwa abana bawe. Uriho urihemukira nawe ubwawe uri kwisuzuguza. Ariko kirazira kumuga ngo nuko wagiye he wahoze ubwo uri kuvuga iki? Iyo ni imvugo ntabwo mbona n'ibishyikira. Munyemene mbabwire uko bubaha abakuru. Niba ugeze ku muntu akaba ari umuyobozi, niyo yaba ari umwana wawe kuko ari umuyobozi ugomba kumwubaha. Ndabona mutabishyikiriye. Byagenze bite? Kamvuge ku bantu babiri. Ni gute bakosora umunyabyaha? Eliya yatsinze Ahabu ku musozi Karumeli. Abantu bose bamenye ko Imana ya Eliya ariyo ariko aciye bugufi aramuyoboye muri Rorante. Icya kabiri, umugabo bita Dawidi, umwami wa Isirayeli, nagenda akora ibyaha yakurikiranije nka bitatu. Icya mbere, yananiwe gukora Satani amuha akazi. Tubisoma mu gitabo cya mbere cya Samweli 11. Narangize amaze gusambanya Batisheba, abonye umugore we atwite, ahisha icyaha, atumira uriya mugabo bita Uriya ngo ase kujijisha urukiko indi muveho yitirirwo. Ngira ngo muzi ko ikosa rikorwa n'abagore benshi, aho basambana n'abandi abana bakabarirwa umugabo ari niko banavuga no mategeko. Umwana wese uvuye igihe muri urwo rugo nanga ko mutumvise. Ariko niyo mpamvu mubona imiryango ihora mu bintu n'umuntu nubwo ntawabimenya, ariko urahamanya n'umutima ko wabikoze. Uzahora inkomanga ariko niwihana Yesu azakubabarira. Icyo nicyo shimira Imana. Niyo mpamvu y'ubutumwa bwiza. Nta cyaha na kimwe Imana itagenze itababarira. Imana ntabwo icyubahiro. Imana ntabwo icyubahiro. Amaraso ya Yesu acecekesha amaraso yose, ku buryo umuntu w'Imana asigara atuje, nta mutima umucirikiye yemwe cyangwa umugabo wita Paulo cyane. Ngira ngo muzi ko tumufite muri Bibiliya yarihanya ari umwicanyi. Cyane yaramenye amaraso menshi cyane, kugeza igihe mu byakozwe n'igice cya 9 igihe yihana, abantu bose mu rusengero barasohotse barahunga bati wigize umukristo ngo ubone kutwica. Nawe abyitangira ubuhamya mu gice cya 26 cy'ibyakozwe n'intumwa. Ariko ndabyibuka witwa Barinaba akagenda muhumuriza bati mureke yihanye, kugeza ubwo bamutinyitse baramwakira, ibyari ubwicanyi birashira. Ariko igihe ndibuka itorero rimwe yagiye kubwiriza, mpora mbivuga ko nzabishaka ngo mbenye ndivuge ngo niri munyihanganire, niba arabakorinto cyangwa abagalatiya, ahantu yabwirizaga ryajishoje ryo ko bakoraga amateraniro akagiye bakoze amanwa nijoro. Ijisho rye rero riratangira remurya ryarindi ryari ryarahengamye yihana. Nuko abantu muzasoma iyo nyandiko muramubarira, ntago nari nafata ngo nihe, ariko baranditse ngo aba bifuzaga kumugora amaso yabo ngo bayamwihere. Haleluya. Wumvise uko byagenze? Ntabwo kibarwa nk'umwicanyi kuko ibya kera byagenze bite? Byari bagiranye. Iyo habayeho kwihana ibya kera bigenza bite? Biribagirana. Ko dufite Satani hoza abantu y'ingeke, akabahoza ku ngeke, agahora agarura ibyaha byawe, akakubwira ko utihanye. Reka nkubwire, kanongere nsome aya magambo gato cyane Yesu akugiriye neza kubwira umugoroba washoboye guterana nawe. Niba paje 30 igitabo cyitwa Kwizera n'imirimo, niba umaze kumenya ibyaha byawe, ntugakoresha imbaraga zawe zose ngo uje mu cyunamo ku bwabyo, ahubwo reba Yesu beho. Nta mpamvu yo kwishyira mu cyunamo kuko ibyaha Yesu arabibabarira, ibyakera bigashira. Haleluya. Ndashaka kugera kuri Dawidi nihuse cyane. Dawidi ndamwibuka
amaze kwicisha Uriya atunze Batisheba. Niki yasanzwemo? Muntege amatwi nifuje, kuko kirazira niba umugabo yakoze icyaha ntabwo akosorwa nkuko bakosora umwana w'uruhinja. Kabiri, niba umwana ari umusore akaba atangiye ubwadoresa n'ubwangavu cyangwa akaba umusore, kirazira ikosa yakoze kumukosorana na barumuna baruta. Hita bavuga atarabanteje we, atanteje indogomerewe, nuko abayigize. Kirazira. Utumye wubatse isano nkiguhuza nawe, fata umwanya wicare muganire, kuko nyine nawe ni umugabo, umumenyesha icyaha cye, azihana mu izina rya Yesu. Bikore neza utuje. Nziko hari abantu benshi bumva n'ibintu birarara bikosotse. Oya, bishobora gutinda, ariko icyo nshimira Imana bizakosoka. Udufite abantu uyumva ibintu birakosoka, oya ubwo uruguta. Dufite abantu benshi babana n'abantu banywa inzoga. Muzamuze ikigisheje batwigisha, mwarahombye abantu batakiza. Ibintu bita inzoga ibiyobyabwenge byamaze kumusarika, ntabwo ari ikintu yavuga ngo reka inzoga, mbese ubwo ararazivuye mu nikuri gutekereza. Bizasaba umwanya, ariko dufite abantu agahora aramucyurira inzoga wanyoye. Iyo ucyuriye umuntu ikintu kenshi, inabijye mubwira uti cyikorere n'icyo. Nkuko muzabona nk'abantu benshi mu miryango nta busambanyi bari bafite, ariko abo bashakanye guhora barabakeka. Nanga ko mutabyibuka. Ati reka nze mubwire, reka nsamba n'ubivugire rimwe. Benshi bagiye babishyamo ntabwo bari bafite. Ubwo ndi kubwira abantu bahoza abantu ku nkeke, ugahoza inkeke mu rugo. Niba umugabo hari ibintu byansekeje kuri phone, ariko mbabwire icyaha kiragatsindwa, Yesu akirangiza. Ndibuka hari abantu bubatse imiryango mu makuba, mujye musabira imiryango iri mu makuba. Ubwo umugabo akigera mu rugo, mukanya iminota nk'itanu akuyemo silipa agiye muri dushe, umugore we akaba amaze gusoma ahantu hose message bamwandikiye, nanga ko mutari gufashwa n'abamuhamagaye ko yitwa telefone igendanwa. Ufite amatsiko yo kureba muri telefone y'undi ugiye gushaka miki. Ubundi nkubaza ntugowe ko mutansubiza? Abantu baragowe kada, ntabwo bagowe buriya. Niba guhora yikora ikuntu urareba ibyo muri telefone y'umugabo we. N'abagabo dufite abareho mu telefone z'abagore babo, ariko mwaragowe inshuti yanjye. Ndabasengeye do ndabasengeye rwose Yesu ababohore. Noneho rero zandyarya zamaze kubigeza bite, kuko uzi ko telefone barayirebamo. Noneho nibo babaye abahanga cyane. Ubwo niba ari umugore uhora afite amatsiko y'abantu umugabo yavuganye nabo, kandi azi ko icyo ushakamo nyine ni abagore, okay, nawe yarabimenye. Ahanditse Fosite, yahanditse Florida, sizine washakaga. Okay, noneho wa mugore nawe ari kureba ati okay, abantu ba Florida na ba Fiyete bose ashobora kuba ari Fiyete kandi ari Fosite cyane. Nta makuru ufite kuri Satani. Urukwirihiriza ubusa, ni ikibazo wishizemo, nta nicyo bizakumarira. Yesu akubohore mu izina rya Yesu. Umuntu atayobowe na Mwuka w'Imana ngo muragize Imana, umuganirize mu buryo bwiza. Kabiri, niba yarabaye imbata y'ikintu ntabwo narakivuyemo, Imana nsenga iguhe kwihangana, ariko ikwigisha ikinyabupfura uko bakosora umuntu. Mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima, nta muntu wigeze akurwa mu cyaha no kumukoza isoni, ahubwo byamutaye hanze. Barambabarira, muziko iminsi yose maze muri amateraniro, ubutumwa bwacu ntabwo bushingiye ku madini, ngira ngo mwarankurikiranye cyane. Icyo dukeneye ni uko abantu bihana bakakira Yesu, bakabana n'umwami wabo amahoro, bigatuma bubaka imiryango myiza. Ariko munyemere mvuge gato ku bijyanye n'amadini. Ubu dufite abantu, ni umubwiriza witwa Florida mpagaze hano, ubwo mukanya nkuzura umwuka, ntabwo ko mutari gufashwa ubu ngiye kuwuzura. Haleluya, muri iri teraniro harimo umurozi. Ibyo mvuze murabyumvise? Harimo umurozi, waje wambaye umwenda usutya, uri umurozi. Munyemere mbabaza, muri iri teraniro ubu ntombayemo umurozi, kamuhagurutsa muri iri teraniro, simufashije? Se mwansubiza nkumva. Ni kugira ngo mumfashe mutekereze ikintu cyitwa kwihanisha, ariko ushize muri kinyabupfura. Yego uriya mukecuru, dore umukecuru, uriya mukecuru kureba nabi, uri umurozi, ihane, ejo wishe umuntu. Kugeza igihe iyo abonye ari umumama yarasekeje, gusa ni umuhanga cyane.
yagiye mu materaniro ariko mumenya yaragiye gupinga nawe nuko barangije barahana ati yaraye umukobwa ugize umugisha ubonye umugabo ati giye umugabo ndamufite nanga ko mutari gufashwa nuko mukanyundiza umwuka arasenga ati ubonye akazi ati ndagafite mpimbwa miliyoni 2 ubwo noneho aba bahanuzi babonye bagize ipfunwe ko bakomeje kumwisiritaho ukuntu ntibamuhanurire arangije ati tukubwire umugabo wawe aryamana n'umukozi ko byo kambabwire buriya ubwo baramufashije erega nabuze igisubizo turamufashije umurozi muri literane turamufashije niba naroga ntabwo ahawe akato ko gukozwa isoni Dawidi babigenje bate ko yari yanabaye ruharwa reba umuntu wasambanye akicisha umugabo agacyura umugore akamuzaniwe yabaye akashya rwose n'umunyabyaha ariko Imana yatumye Natani igitabo cya kabiri cya mbere igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 12 maze umuhanuzi Natani nagende se murahari uyu mugoroba simbabona mwambwira ko muhari inshuti zanjye ndashaka kumbwira ngo turahari mwese Imana ibashoboze kuhaba witwa Natani dore uko yaje Bibiliya iravuga ngo akoma yombi aramuramya nubwo yakoze ibyaha aracyari umwami witwa Dawidi Natani araza aravunyisha mu gihugu cyawe Dawidi hari umuntu ufite intama umwami afite intama 100 ariko abagize umugisha babonye umushyitsi w'umusoye maze aragenda afata agatama k'umukene baturanye arakazimanira abashyitsi baje kumusura se murankurikiye kandi uwo mukene ako gatama niko kamwe yagiraga kandi ako gatama yemwe kahuraga mu gituza cye munyamere mbabaze mbese ntamirarana n'abantu se abantu ko batari kunyumva intamirarana n'abantu mu gituza cye ubwo bivuze iki ni ntama muntu ariko nagatama k'umukene bafashe kagiraga nakagazi k'intama kamwe bashyiraga mu gituza cye none rwose yafashe agatama k'umukene akazimanira abashyitsi Dawidi atomuntu niba ari wo mu gihugu bamwice urugo rwe ruba icyavu ibintu byinshi uri bupfe ninde niwe mwasenye ninde nshuti zanjye ariko amubwiranye kinyamfura yarihanye cyangwa ntiyihanye Zaburi ya 50 Dawidi amaze kubwirwa icyaha cye neza ariko bamwubasha nk'umwami ndashima Imana ko yihanye niba umwana wacu yakosheje nabwirwe please bamukosore mu buryo bwiza utangira umwereke se uzageza he amateka yawe nayahe icyerekezo cyawe ni ikihe kuryo ariko guhora umutuku musubiriramo umuntu w'umugabo gahora mufashe nta mwana n'ikibazo gikomeye cyane nabivuyeho mwakoze kunyumva mwakoze kunyumva wakoze cyane nagira ngo rero nigarukire ku bantu bageze mu zabukuru gato cyane ariko aho mpave kuko ibya Eliya nabyo sa nkaho nabisoje gake ariko nabivugiye ku magambo nashakaga gusoma inama ku bantu bageze mu zabukuru cyangwa se aho iby'umwuka bihurira n'imirire nicyo nashakaga gusobanura nubwo nagiye kure cyane Eliya amaze kugeza habo mu rugo nimusoma icyo gitabo cy'abahanuzi n'abami kirababwira ukuntu yizingazinze mu mwenda we imbere y'ibwami araryama arasinzira ariko niba muri kumukurikira ntabwo aheruka kurya ndabona mutabyumvise icya kabiri ushaka kubabwira gikomeye kanguka cyo cyumve pe nashakaga kukubwira inshuti za mbere mbi ku isi ufite biri muri icyo gitabo cy'abahanuzi n'abami icyo kigisho mu mbaraga n'umubasha bwa Eliya ni ikigisho cya 14 mu gitabo cy'abahanuzi n'abami ni iki kintu Eliya yisinziriye aryamye umwami ahaba mu nzu na Yezebeli ageze yamutekerereje uko amakuru yagenze y'uwo munsi Yezebeli ati nkubwire uwo muntu witwa Eliya wanyiciye abahanuzi n'abatambyi ubugingo bw'ejo nk'iki gihe nzabuhwanya n'ubwo abahanuzi bande nintabikora Imana zo mu ijuru zizagenza zite zabimpore kambabwe umuntu w'umwanzi wawe ku isi utamenyaga
dufite abantu nabo mu mujyi kera nagiraga ngo biba mu byaro gusa umuntu uhora ategeye amatwi abantu baza kumubwira ibyo bamuvugaho reka mubweje ndashima Imana muri amateraniro ko nyasoje ntawe umbwiye icyo mwamvuze Imana iguhe umugisha cyane kuko niba hari umwanzi wa mbere ku isi ni umuntu uza kukubwira ibyo bakuvugaho buriya abagukoreye uburozi utazi utigeze umenya ibyo mumvugaho kuko ntabizi urabona ko ndi kubwiriza nene icyo mvuze muracyumva ariko namaze kumenya ko muri kuntekereza nabi nabwiriza nyipfuye umuntu ariturisha araryamye arasinziriye nta n'ikibazo kidasanzwe ariya yari afite kuko n'ubundi ibyo kuvuga ngo Ezebera aramwica n'ubundi yisha abo bahanuzi Ezebera agenza ate ahari ariko amaze kubimubwira hakubitiyemo inzara hakubitiyemo umunaniro biratubwira ngo ahunga atazi iyo agenza ate hagiye ubwo yaramufashije subwo muransubije ubwo umuntu uza kukubwira ibyo wakuvuga ni inshuti yawe cyangwa ari umwanzi wawe umwanzi wa mbere ufite kwisi ni umuntu uza kukubwira ibyo bakuvuga nasomye mu gitabo bagereranije ngo ninde muntu waba yakuye inzu neza yayikora kimeze neza maze umuntu nubwo ari inshuti yawe akaza yikora igifuka kibishingwe akakikumenera muri saro wakunda ko mutanyikirije si neza wakunda hamwe tubwo bushuti niba ari ubwo usubizeyo uko niko umutima wawe wari umeze neza none umuntu aje kukubwira ibyo bakuvuze kandi mbabwire umugani w'umuhanuzi witwa Yeremiya yewe mwana w'umuntu n'ubundi abantu barabaganira ariko mu gitabo cyitwa Abahirwa ni bande ku ipaje ya 32 ivuga iki ku by'abantu batuvuga haranditse nubwo gusebya umuntu bituma asuzugurwa ariko ntibyangiza imico ye Haleluya nubwo gusebya umuntu bituma asuzugurwa ariko ntacyo byakwangiza imico yanjye umuntu ufite umutima ushikamye mu Mana igihe azengurutswe n'abamuvuga n'abamuca intege arakomeza agakomera mu Mana ku Mana yonyine ndi bukuba mwanditse aretse mbese nta bantu bavuze Yesu ibintu by'ubugira nabi ko mutavuga nkumva mbese Yesu baramuvuze bimuca intege ubwo uri kwirushya kwibwira ko batazakuvuga baratuvuga se baratuvuga hakunda shima Imana ko mubivuga mukabigumaniyo iyo ntabimenye ndarienzwe Imana ihabwa icyubahiro Eliya ahitaguruka agenda yatazi ishyamba ryose nijoro ubwo nkuze Yezebeli nuko nabyibuka icyo nshimira Imana ntawakoreye Imana uzavira mwaho Imana ihabwa icyubahiro Imana isanga iyo mu rutarateri yurakora iki umuntu waguye rero agira amagambo avuga ati nagize ishaka ry'inzu y'Imana yanjye abahanuzi bose barabishe nijye njyenyine ngenze nde niwe rusigaye wenyine nibyo ari kwibwira umuntu wamaze gucika intege ni kwamera ariko kugira ngo Imana yongere kumusubizamo imbaraga yabanje kumubwira Eliya byukurye siko mwabisomye byukurye Eliya arabyuka ararya abona umutsima uraha n'amazi byuka ararya ariko arya afite umutima mubi niba hari ikintu kibi kwezi ni ukugira umutima mubi iyo umuntu arya afite umutima mubi mukecuru nyogokuru yaratubwira ngo ntawe ubabara arya ariko arababara burya akaryama intimba nuko Eliya ararya ariko aryama intimba arongera ariryamira kuko yari afite umujinya ukuntu ko yari yamaze kubwira Imana ati giye mubwire n'abandi basogokuruza ndetse basogokuruza bapfuye nanjye unyice ubwo yarakaye nyine arukuntu ikigeragezo kiba cyakurusha imbaraga arongera araryama marayika arongera ati byuke biyurye kuko inda indi kukugaburira uzayigenderaho imyaka iminsi 40 aha niho abantu benshi mvarika mabwire dufite ubuyobe ntabonye uko sobanura bwaba mu miryango amuntu yihandagaza ngo azamara iminsi 40 atarya bari gusenga Bibiliya mwayisoma neza witwereye kugira ngo amare iminsi 40 n'igiti kidasanzwe Imana yamukoreye yamugaburiye umutsima n'agacuma karimo ikiyemwe amazi nyemerera nkubaze umutsima yari yavugiwe n'Imana umanye n'ubugari watetse nimugoroba ko mutansubiza yego ubugari watetse nimugoroba nabwo ufite itoroshi harimo n'ubutahiye akaboko kamwe gafashe itoroshi akandi kari gukora umutsima ubu bugari burahiye nkaho munyemerere uzabumarana iminsi 40 mwasomye inyandiko neza mukamenya iyi ni inyigisho y'ibinyoma
imaze gukwira abantu benshi. Minsi 40, amajana 40, Mose yamaze 40 yari ku musozi w'Imana. Ibyo Imana yamugaburiraga ntabwo uzi ngo ni ibiki. Eliya nyuma y'iminsi 40 Bibiliya iratubwira ngo aruhukira ku musozi w'Imana. Uko byagenze urumva muhanye nawe. Icya kabiri, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa dufite abandi bavuga ngo Pawulo agiye kubwiriza ubutumwa ko agiye gutorezwa mu butayu bw'Iraba. Uzasoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa page 81. Havuga iki niki cyatumye Pawulo ajyanwa mu butayu? Haranditse ngo ajyanwa n'umwuka mu butayu. Ariko agiye gukora iki? Icya mbere agitangira kwihana akarengane bari kumwita imisi idashize, Imana isa nk'imuhugisha abo bantu baramwica. Icya kabiri ngo yaragiye kongera kumva asabanya n'Imana kugira ngo ubutumwa azabwiriza butazaba ari ubw'amagambo ahubwo bube buhawe n'Imana. Icya gatatu koko biranditse uko ndi kubivuga kwari kugira ngo yumve neza koko ko ibyaha bye byagenze bite byababariwe maze abwirize, kuko Imana yamuhamagarira umurimo ukomeye cyane. Bibiliya muri Matayo igice cya 4 Bibiliya itubwira Yesu amaze kubatizwa ajyanwa n'umwuka mu butayu. Siko bavuga ajyanwa n'umwuka mu butayu. Wowe uje mu butayu ujyanwa yo nande? Se mwansubiza nkahava. Abajyayo bajyanwa nande? Urumva ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'iki yemwe rumwanzi. None mwe mugiye mu butayu gukora iki? Sinzi icyo mvuga niwe cyumvikana. Imyaka iminsi 40 reka muhe ibihamya byabyo. Reka muhe ibihamya byabyo mbone sorry. Reka muhe igihamya kibivuga page 195 igitabo cyitwa Inama ku mirimo byo kurya. Ndasoma udusubi tubiri gusa. Iherezo ry'ibihe muntega amatwi mutagira ngo gusenga birahavuye. Ariko muri Matayo Yesu arabisobanura avuga ngo weho nusenga uje winjira. Ariko siko mutabisomye mbagenze. Erega ubwo mbabwiriza nzi ko mwese mwabisomye. Mwese muje mu bisoma hahirwa usoma. Weho nushaka gusenga uje winjira mu nzu yawe. Ukinde urugi. Usenge so mwiherereye. Azakugorora ku mugaragaro. Niko Bibiliya ivuga. Kandi abasomye iby'ubutayu nitekereza ko mu butayu zakanyarira na zahe na zandabirambi ari Imana iba. Ahubwo basomye ikigo cyitwa ubuturo bwera nsoje ntabonye uko nkibabwiriza kubera igihe gito. Muzakiga mu gitabo cyitwa Kuva gice cya 40. Mu butayu sarimo mu buturo bwera habagamo imigabane 4. Aha rejo nzahagera gato ntambuka, ariko umugabane shaka kugeraho niweye. Habaga umunsi w'impongano. Umunsi w'impongano hatambwaga ihene 2. Ihene imwe yitwaga Uwiteka, indi yitwaga iki? Azazeli. Iyo babaga basoje bagiye kwinjira munsi y'impongano, ibyaha by'abantu bose mu mwaka wose byavugiwe mu buturo bwera bayishiraga kuri iyo hene yitwa Azazeli bakayohera hehe? Mu butayu. Imana nsenge barinde koherwa. Mugume mu rugo. Imana bashobose kuguma mu rugo. Ngo mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo wanditseho amagambo aje nshimisha cyane. Imigani ya Kristo harakira hari ngikira gifite rirabara ry'umukara. Hanze ntitugomba kuragirira ku mpera z'isi dushaka inama n'ubwenge kandi Imana ikuri hafi. Haleluya. Paulo warandika mu byakozwe n'intumwa ngo Imana ntiri kure y'umuntu wese. Ndashima Imana ko naho Imana ihari. Mbese kubera nta gishushanyo cya Yesu gihari, Yesu arahari cyangwa ntahari? Imana yacu yagucyubahira. Reka rero n'undi iki gihamya gito cyane Imana izagufashe kuva ukageza ku iherezo ry'ibihe. Abantu b'Imana bakwiriye kurushaho kugira umwete, bakarushaho kuba maso, bakirinda kwiringira ubwenge bwabo bwite, ahubwo nibiringira ubwenge bw'umuyobozi wabo. Haleluya. Ngatega amatwi akantu ujye gusoma. Bakwiriye kugira iminsi yihariye yo kwiririza ubusa no gusenga. Bakwiriye kugira iminsi yihariye ku bintu by'ibibazo bafite, bakabigenera umwanya wo kwiririza ubusa no kugenza gute no gusenga. Ntabwo basabwa kureka kurya burundu, ahubwo bakwiriye gukoresha ku rugero ibyo kurya byoroheje kurusha ibindi kandi biboneye. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo basabwa kureka kurya burundu. Nasomye igitabo kivuga ngo abantu benshi ngo bihiriza ubusa nko guha Imana ruswa. Guha Imana ruswa mbese akumva yubatsemo ko niyiriza ubusa n'ibibazo byose afite biragenza bite birasubizwa.
ababikoze kwiyiriza ubusa nicyo gisubizo kirambye cyo gusubizwa? Oya rwose. Reka nsoma akantu rero gakomeye katumye mfata iyi paje n'amagambo atubwira ngo ukwigomwa kurya kwa hano ku isi ntigusimbura kwizera koroheje dusoma mu ijambo ry'Imana. Ntabwo mwumvise nsomye bikomeye. Ntabwo kwiyiriza ubusa gusimbura icyo Imana yavugiye mu ijambo ry'Imana. Ndaguha urugero rwo reka nguhe inama. Niba kwiyiriza ubusa kwawe uri gusaba ko mwashakanye mubana neza, nanga kutumvise inama ndaguha. Reka nkubwire, ntega amatwi nkubwire. Umwana w'umukobwa 2005 nari ndi kubwiriza Kabeza, ubwo ni nkuvuga wenda ari wabinkoreye kuko sinkibiyoka ngo asate. Yanyandikiye akantu gato. Dore amagambo yanyandikiye, yaranditse atangiza izina ryanjye Florida, ashiraho utudomo tubiri. Ineza y'umuntu ni imutera gukundwa. Ndabona mutabyumvise. Nanjye koko abinyandikiye nameze nkuko mumeze sinabyumvise. Ariko ako gapapuro nkabika muri Bibiliya mu kabaga nabandi gusoma Bibiliya nkakagera nk'umwana yambwiye ngo iki. Ndashima Imana ko butuvugana namenye icyo yambwiye. Kankubwire mu muryango dufite intambara zihoramo. Ndabyibuka iyi yitwa telefone. Ubwo wagiye mu gitondo uwo mwashakanye ntabwo yabonye umwanya wo guhamagara. Ubwo ahora atahira atawa. Sinzi mvugo basigaye bakoresha abana ngo nukununguniga. Agataha yafurutse isura yayifunze ati kwira utampamagaye. Ubundi nkubaze weho wamuhamagara. Kuki uri kumva ari buraguhamagara? Abahanga mu kuboneza umunezero mu muryango wabo ahubwo iyo yahuze akamubwira ati kututa aramuhamagara ati ko kutamamaguye ato zihuriye mu kirere nanga ko mutazi gufasha. Birangiye ni uburyo bwo gukansaringa mugenzi wawe. Niba yibagiwe weho wakoze wabyibutse Imana ntabwo itubaye. Ushaka gukundwa niba hano kuri apade nkeneye ko munkunda, ndashima Imana nenge mbanza kubakunda kuko ninta bakunda namwe ntimuzankunda. Icyo mvuze kirumvikanye. Ineza y'umuntu nimutera kugenza gute kuko nkunda nanjye nzagenzane sakukunda. Nubwo kutankunda ibyo si ngombwa ko bivuga ko ibikorwa bituma ngukunda bizizana mu izina rya Yesu. Nicyo nashatse kugeraho. Imana ifashe simbyibagirwa. Ukwigomwa kurya kwa hano ku isi ntabwo gusimbura kwizera koroheje dusoma mu ijambo ry'Imana. Mwanditse ngo Yesu aratubwira ati musabe muzahabwa. Ariko ngatega amatwi ako kantu mwiganira muraganira mutaje ntigusabwa kwigomwa kurya iminsi 40 uhoraho yikoreye uwo mutwaro wo kwigomwa kurya ku bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Ntawe gusabye iminsi 40 Yesu yagenze ate shyara yimaze ku bwawe. Imana ikubohore mu izina rya Yesu. Ngaho mubohoke mbwira uti ndabohotse. Imana ikubohore inshuti yanjye. Ntawe wigeze gusaba iminsi 40 kuko Yesu yagenze ate shyara yimaze. Ahubwo reka nkubwira ababikora. Ya paje nashakaga gusoma kubageze mu zabukuru nabo bantu bagira igihe kinini cyo kwiriza ubusa bakaba watarya. Abo bondi muzabakira. Umuntu wishwe n'inzara agira umujinya shaho. Ni nko gucuruza. Uzabona umutsi waha warahagaze. Nicyo kizabereka abantu batari yari abana. He yituma turarikira ababyeyi kugaburira abana bakiri bato. Buri umwana ngo ntimubizi se ko abakinyi bagiye gukina mu mahanga b'Abanyarwanda bagasanga bamaze umwaka inzara yarabishe. Ubu wabapima inzara ntibishe no mu maso umuntu yabona murayifite. Abanyamujyi bajya amazi bakajyama bakanywa amazi. Barya amazi ukanywa amazi koko ahubwo twararamye. Imana ntabwo icyubahiro. Ndashima Imana yaturinze. Mureke abantu munagomba kurya akarya gahaga. Cyane cyane kiri muto. Namenye kumaze igihe runaka ufata ifunguro rimwe ku munsi. Munyihanganire ntabwo nzi impamvu umwuka w'Imana yangaruye ahangaha. Namenye kumaze igihe kirekire ufata ifunguro rimwe ku munsi. Dufite abantu bigize abantu ni bari ubusirimu ningo abandi ngo na marejime bari kugabanya ibiro. Si biro bigutwaye iki? Ubundi ikibazo cy'ibiro ikibazo biro ufitanye nabyo ni iki? Ubundi sininde wakubwiye ko abantu batari bo beza. umuntu ari guhuhisha n'umuyaga gahirima. Nanga ko ibyo mutabimenye. Niba hari indwara mbi no kunanuka. Ni indwara mbi cyane. Kugeza igihe abantu bananutse n'amakalsiyumu yose akabashiramo.
ni ikibazo gikomeye. bariho barakora indwara ikomeye, bazarwara amakanseri cyane cyane ayo mu ntuza mu ngingo. namenye ko umaze igihe kinini ufata ifunguro rimwe ku munsi, ariko nzi ko ibyo atari byiza kuri wowe. neretswe ko ukeneye indyo ifite intungamubiri, kandi bikaba bishobora kukumerera nabi bitewe n'uko kwirinda gukabije. intege nke zawe ntizikwemera bene iyo myifatire ikabije wahaye umubiri wawe. ndatekereza ko wibeshe nanone kwimenyereza nanone gufata iminsi 2 mu cyumweru yo kwiyiriza ubusa. ngaho mwumva uwo muntu ko atari kwiyahura. icya mbere arya rimwe mu masaha 24. icya kabiri afata iminsi 2 akiyiriza ubusa. uwo ntabwo arapfa. siko mutanyumva? ubwo muzi abo bantu basanga umushiha bagira, urumva? ntabwo mubizi. umuntu wese wagiye zakanyarira ikimenyetso azana, buri wese azari kwerekwa. ntavuga atari kwerekwa. niki yerekwa? niki ngiye kugusomera. impamvu bose baza berekwa dore ko baba babaye mutamenye, kuko iteka umutinda rotarya. niba yagiyeyo agiye kuzabona Yesu, koko ibyo bintu Satani kubimwereka yabishobora? Satani ntabwo muzi. yasanze Yesu mu butayu, amwiyereka nka marayika kugira ngo Yesu amumenye. nuko Yesu yarazi kumva ni ijambo amubwiye ngo niba uri umwana, ariko ku isura nteri yamumenye. nuko Yesu ahita akurura ubwenge, abo mu ijuru baranyohereje none nabo baranshidikanya, ahita amenya ko ari Satani bahanganye. rero kuvuga niba hari abantu badahaga ubuhamya ngo narose ngo Yesu anzi imbere, ngo yambaye ikanzu y'umweru, ngo arambwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Satani we yambaye isite ko mutansubiza, asa yambaye umukara, se niko bakubwiye? urumva ibyo bihamya uhagazeho ngo yarambwiye ngo ibyaha byawe urabibabariye, ngo haleluya. barakubeshe waraye. muca bugufi musome ikinyandiko zivuga, kuko baranditse mu migani ngo inzozi nyinshi zizanwa n'umubabaro n'umuruho. inzozi si igihamya cyo ko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. ndashima Imana ko Yesu yabivuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 6:63. amagambo mbabwira niyo mwuka, vuga igikurikiyeho niyo bugingo. haleluya. ndagira ngo rero wumve neza. ndatekereza ko wibeshe kwimenyereza kurya, kwigomwa kurya 2 mu cyumweru. ntabwo Imana igusaba kugenza utyo. ndagusaba kwitonda ukarya 2 ku munsi, kandi 2 ku munsi ukarya wisanzuye, kandi ukongeraho indyo yuzuye. wacyumvise? indyo yuzuye. abenshi ubu barataka. ndibuka nkabakira ubutumwa bw'abavandimwe bacu, simbavuga izina ndabatsinze, nzabatsinda nk'abakuru. akabwira umuntu kunywa amazi ashyushye y'akazuyazi, arimo rumari, arimo indimu. yewe nanga ko mutari kumva we. kandi ubwo ntabwo ari burya mu gitondo. nyuma y'igihe gito amakalisiumu yose n'ibintu byose by'amavuta bimushizemo, wajya kubona ukabona ameze ngo arakanuye. nta muntu ufite temperance usa umweru, ntabwo uruhu rwereruka. umuntu ufite temperance aba afite uruhu rusa neza. dufite abantu bakoresha amazi ngo banywa litiro 2 ku munsi, kandi ubwo ari kunywa litiro 2 ku munsi ntiyanariye. nyuma y'igihe gito amaraso ahinduka amazi. ubu dufite abantu bapimana ugasanga nta maraso bafite amazi. nakoze gutahana ubwo beje nzabapima, ntakundi nabigenza. ndagusaba kwisanzura ukarya indyo yuzuye. nutareka uko kwigomwa, tega amatwi kandi nashatse, uzakomeza ucika intege, imbaraga zawe zose z'ubwenge zizava ku murongo. Iki gituma baza beretswe n'ubwenge bwatakaye. nibyo bereka ubwenge bwatakaye. rero ashobora kubona ibiguruka, ashobora kubona ibisa n'umweru n'ibinyugunyugu. urumva? ndashaka kugarukira kuri iyi ngingo ikomeye nkayisorezaho ku kintu bita ubwuzu mu muryango. munyemerere mugasorezeho. nagize ngo mutazumva ngo ni ibibwirizo bya Florida, ahubwo mwumve icyo Imana ivuga ku mirire n'iby'umwuka. nicyo cyatumye mfata uyu mwanya. reka mbere ko witwa Paulo agiye gufungwa i Roma. ntekereza ari nk'igice cya 22, 23, 24, 26.
uzasoma igihe bari bagiye gufungwa bageze mu kaga mu nyanja, inyanja irabasambya bye, ubwato bukubita hirya no hino, barangiza iminsi 8 batarya. Simwabisomye? Umunsi wa 8 Imana ibona bagiye gupfa. Niki cyatumye Imana itanga iyerekwa ryo kurya? Wumva neza ibintu. N'uyu munsi turiho turitegura kwinjira mu karengane. Imana nsenga ibakundisha ijambo ry'Imana rizabarinda. Mu muryango wawe hari ibintu byinshi byakosoka ufashe ibihe byo gusenga no kwiga ijambo ry'Imana. Biri byinshi. Wamenye imico neza y'abana bawe, wamenye uko umubwira, wamenye uko ubyitondamo, wamenye uko ukosora umutware wawe, wamenye n'uko umwitwaraho, kandi amateka agahinduka. Imana ihabwa icyubahiro. Cyashima Imana umuryango umwe ndi kubwiriza hangu iriya muce za Butaro. Nuko ndi kuganira n'umumama wari ufite ikibazo cyo kutagira umwana. Twari dusa nk'abiherereye inyuma y'ihema twiganirira, ndi kumuha amasezerano no muri Zaburi 113 kuko Imana ihindura amateka nubwo adafite umwana azamubona. Umupapa ngana nkaba abari kutwumviriza, ntabwo namenye ko atwumviriza, niwe wanabitubwiye. Maze kuvugana nawe tugiye gusezerana abantanze imbere, hati niko kuri kutanga inama zo kuriya mubyeyi azabyara, ntutanga inama za twebwe twababyaye bakatunanira. Sinzi icyo mvuze ne mucyumvize. Hari abatabafite ariko hariho n'ababa bafite pabananiye. Okay, mpita muhindukira nese watwumvise ati nabumvise cyane. Warafite umwana w'umusore wananiye ubuzima bwose kubera gukoresha ibiyobyabwenge. Arangije rero ati rero ikintu ndi gukora, hari abantu b'abayobozi bakuru b'abasirikare tuziranye, ndi kubasaba ngo bakomeze bankorere ubuvugizi ndebe ko bamutwara iwawa. Rero nkaba nasomye igitabo cyitwa Ubutumwa ku basore n'igitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo. Kirazira guhana umwana igihano kizamubabaza mutarabigiyeho inama. Nshuti zanjye, niba hari ikintu kibabaza ni uguhana umwana igihano nko kumuta. Uyu mwana ubu muteye igikomere. Ndabwira nubwo ntiza byinshi muri psychology, ariko uyu mwana ugiye gutwara iwawa ari sumwijaniyeyo uzatuma umwanzi wawe. Ati none nakora iki? Ntimunyemerere umuntize umumve, je ninza gusura iwanyu ntabwo ari mwe ndasura uwo mwana w'umusore. Ngira umugisha mwaka byaramwe ndashima muko mu ijuru hari Imana. Umwana turagenda dukora ikiganiro turaganira. Impamvu ari muri ibyo biyobyabwenge nuko yabigiyemo, muhinama nuko yabivamo. Ndashima Imana ubu yabaye umugabo. Ariko bari bamutwaye iwawe. Ni ikintu kugira ngo muzirikane gikomeye cyane. Imirire n'iby'umwuka bihurira kuri iyi ngingo. Uwitwa Paulo rero agiye gufungwa, ubwato buramenetse, marayika mwami Imana amuhagarara iruhande, abwira Paulo atumva fata umukate urye. Abantu ubwato bwose bari baragize ubwoba ko bose biteguye gupfa. Nabona umuntu ugiye gupfa bafite ubwoba bwo kurya. Nuko arangije abwira umuyobozi w'ubwato ati nyemerera abantu bose bafata ibyo kurya kugira ngo tutazapfa. Barangije bose baramuterana tereka nkubwire ngewe ndi umukozi w'Imana. Marayika w'Umwami Imana iri joro yampagaze iruhande, yampaye icyizere ko twese tuzagera y'amahoro, ariko kugira ngo turokoka kakaga mwese mufata ibyo kurya murye. Ngo afata umutsima arabushimira. Murabisoma mu byakozwe n'intumwa. Arabushimira ararya, abandi babonye ariye nabo bararya. Niki Imana yateguzaga? Ubwato bwari bwenda kumeneka. Muzi ko ubwato bwahise bumeneka. Munyemerera bagiye mu mazi, washobora kogoga amazi utariye? Debe ko bameze. Wagenda nyuma y'akanya gato waburohamye. Imana irabateguza bararya, bamaze kurya ubwoko burasandaye, bamwe bagenda ku bisate by'inkuge, abandi basi koga bagenda babakurura. Ndashima Imana ko bose barokotse. Imana ihabwa icyubahiro. Byukurye urugendo ni rurerure. Nikwisha inzara hari y'iby'umubiri cyangwa y'iby'umwuka. Ubugingo bwacu bw'imbere bukeneye kugaburirwa iby'amwuka. Imana nsenga ibakundisha ijambo ry'Imana. Ndasoreza kurinde abagize umuryango kugira ngo mwumve ntago ari ubutumwa bwa Florida kurya n'inyamatwe neza. Igitabo cy'ibyakozwe yazo cy'ibifuzwa ibihe byose. Dufite ikigisho cyiza, ntabwo nafashe umubare wacyo, ariko cyitwa Munzira y'Imausi. Munzira y'Imausi havuga iki? N'abagenzi babiri, nihangamiye umugoroba mu nkurikire aho soreza. N'abagenzi babiri bari bafite umubabaro n'agahinda, basanganirwa n'umugenzi batamenye uwo ari we, maze atangira kubaganiriza. Kuki mufite umubabaro? Ngati ubwo niwe nkuru kwigira umushitsi muri Yerusalemu, ntabwo uzi byabaye. Hatese n'ibiki bidasanzwe byabaye. Ubwo ntabwo uzi umwami witwa Yesu
Yesu twari twiteguye ko azaducungura none akaba yarapfuye. Atese ntacyo yababwiye ko azapfa akazuka. None se hari ibyo twabonye nanga ko mutari kunyumva. Urugendo rw'umunsi wose kuva mu gitondo baganira umunsi wose baragenda bagera ahantu ku musozo bagera mu rugo iwabo. Umugenzi bari kumwe ariko batazi se murankurikiye. Kigisho nkunda cyane kurenza ibindi. Munyimirere mbwira abagize umuryango mu ntega amatwi. Bibiliya muri iki gitabo havuga iki wifuzwa ibihe byose. Hananditse ngo bageze ku icumbi wabo baramuhata. Siko handitse umusitsi atoye ati ndagiye atoye ntibibaho. Twebwe iwacu tugira impano yo kwakira abashyitsi ntidushobora kugendana umunsi wose urugendo utariye. Baramuhata bamuhase umushyitsi aremera. Nibinjire mu muryango. Niki kidasanzwe cyahabaye kugira ngo mwumve ko abagize imiryango kugira ngo amahoro abure n'abagore babigizemo uruhare ku rwego rukomeye cyane. Umusitsi akihagera bahita bicara. Dufite abantu batagira ibambe. Umugabo yiriwe ku gasozi ageze imuhiriwe kamubwira ubuzima bukikomereza bakora bagakomeza bagakora ukabona ni umugani w'abana nta birenze. Ariko nyemera mbabaza umutware winjiye mu rugo nta birenze. Nitwa Florida araje avuye mu Ruhengeri. Ubwo ngeze hariya kwa kanaka ngiye kumusura. Niko Florida mwaho mu Ruhengeri imvura iragwa. Imvura ni ikenewe. Nanga ko mutumvise. Ikihutirwa n'imvura iri kugwa mu Ruhengeri. Vuga ikihutirwa n'iki? Wabanza ukamfasha. Dore uko bameze wafashije umuntu arishira mu rugo amera nk'ugeze muri gereza. Umugabo yinjira mu rugo nta nakaji nta mutuzi nta nakabuto do. Aho hantu koko wahakumbura ute kuhaza. Niba hari ikintu nitayeho gikomeye nicyo gitekerezo. Abagisomye mugere muhira ibyo bitabo mufite mujye kukiga. Akigera imuhira ababyeyi b'abamama bazanye ibyo kurya avuga ngo amena. Maze bashiraho bagiye kwakira umuntu wagenze umunsi wose. Bakihagera amafunguro bayashize hano ku meza. Dufite abandi bantu turwara inzara kuruta gushira. Ibiryo kiribona agahita yataka amaze kurya nka gatanu ati ntona senze. Simuhari ngangeze inzara isumba gushima. Imana iduhe gucishwa bugufi tuje dushimira ifunguro Imana duhaye. Dufite abandi azana umushyitsi barazanye imuhira ngo niwe unaramusengera. Aho wasengeye amasengesho ni wowe maze baretse umushyitsi akagusengera. Nanga ko mutabyumvise. Abashyitsi baje bacu muze mureka badusabira ikiyemwe hungisha. Ubwo rero amafunguro arabonetse mbese ko ababyeyi ni abanyabwuzu bazi ko ikihutirwa barabaza impamvu y'urugendo ariko n'umutekano w'igifu bawurangije. Nanga ko mutumvise. Icya kabiri babanje gushimira ariko basabye umushyitsi wabo ngo basengere. Umushyitsi wabo rero naza muri sengesho gusenga arasenga ashimira urugendo bagenze ashimira uwo mubyeyi uzanye ifunguro ashimira ko bagiye kurirya. Maze igihe yazamuraga isengesho ari gusenga babikurikiye we habigishwa ubwenge bwabo bafunguka ijwi ryabo bamenya ko ari iry'Umwami Yesu. Barangije isengesho barisoje ngo amena biteguye kumufata baramubura. Mbega umubabaro bagize we. Mbega kwihana no kubabara bagaragaje we batari koko we. Uzi ko ari Umwami Yesu. Ntiwibuka ko tutangirana urugendo twari tubabaye ariko tugendanye nawe muri kubyibuka ukuntu imitima yuzuye ikiyemwe umunezero. Yesu abanezeza. Ari cyangwa mugasogongera mukamenya umunezero Yesu atanga. Arawutanga cyangwa ntawutanga. Zaburi ya 34 Bibiliya avuga ngo ngaho nimusogongere mumenye kuwiteka hakirane hahirwa bamuhongeraho. Mbega kubana na Yesu ko biryoshye. Mbega Yesu mbega ijambo ryo ko muri guhumuriza umutima usometse amaganya bigashira ukanezerwa mu Mana. Imana ihabwa icyubahiro. Bisoza ibyo kurya ntibanabiriye. Inkuru y'uko umuntu wawe yazutse yari inkuru itacecekwa. Ibiryo ntibongeye kubirya batitaye ku bihonamanga basubiza bavuye bagiye kubwira bagenzi babo ko Umwami Yesu yagenze ate yazutse. Birukanse bagezeyo barakomanga abigishwa bagenzi babo barabakingurira. Bagikingura bataratangira kuvuga inkuru
Yesu ababonera kera ari hagati yabo. Ijambo yababwiye niri amahoro y'Imana be hagati yabo. Nguko uko Yesu yakirwa mu miryango. Nimusoma muri Matayo muzasoma ngo nitugera mu ijuru baza nacumbitse wawe ati nakubonye ryari ubwo wakiraga wawe undi woroheje we hanyuma y'abandi ninjye wagenze ute wabikoreye. Shuti zanjye aho ntagejeje Mwuka w'Imana bane nawe. Mwizina rya Yesu Mwuka w'Imana bane nawe. Rwose wumve ko unezerewe Imana. Imigani isomo nsorezaho ndanumva naka babwira mwarakoze kundambirwa. Simwandambiwe se sinabibonye. Ntabwo mwandambiwe nshuti zanjye. Imana barinde kurambirwa. Imigani 22 mureke mbaha impano y'iri somo. Ndarikunda cyane mumfashe ibi bintu bibiri tubikore. Imigani 22 wahageze ambwire ngo nahageze. Ndashaka gusoma 20. Ikintu kizanye amakimbirane wawe dore inama nguha. Irukana umukobanyi kandi intonganya zizajyana nawe ndetse n'imivurungano no gukozwa isoni bizashira mu izina rya Yesu. Irukana umukobanyi. Niba iwawe hasenywe n'inzoga vino n'umukobanyi yirukane mu izina rya Yesu. Niba ari izo nshuti mbi n'ababwezi binjira mu buzima ziza kukubwira ibyo bakuvuze n'ibyo n'abashinzwe kugenzura umugore wawe bagendana, irukana umukobanyi atsindwa mu izina rya Yesu. Intonganya no kuvuyaba no kuvuyanga kuri umuryango wawe bizajana nawe mu izina rya Yesu. Akira inama nguha ku murongo wa 11. Inama nguha ukunda kugira umutima uboneye akagira imbabazi mu byo avuga umwami azaba inshuti ye. Murakaba inshuti na Yesu. Murakaba inshuti na Yesu inshuti yanjye. Imana ibamara ubukene wigira imbabazi ukunda kugira umutima uboneye akagira imbabazi mu byo avuga umwami azaba inshuti ye. Ni Imigani 22 ni umurongo wa 9. Irukana umukobanyi intonganya zijyane nawe. Ariko umurongo wa 11 ukunda kugira umutima mwiza uboneye akagira imbabazi mu byo avuga akagira n'ikinyabupfura mu kubivuga. Ndashimye Imana ko Imana izaba inshuti ye. Kandi mu Migani 16:7 hatubwira ku murongo wa 6 n'uwa 7 imbabazi n'ukuri bitwikira gukiranirwa kandi kubaho Uwiteka gutuma abantu bareka ibibi. Haleluya. Uje ubaye umunyimbabazi ukamenya kubabarira. Turagaya dusoza turihanangiririza abantu babana nabo babana mu miryango bagahora babacyurira ibyaha bakoze mu myaka yashize. Ubwo ni uburyo bwo gukomeza kugarura amakimbirane mu rugo rwawe bitsindwa mu izina rya Yesu. Noneho umurongo wa 7 rero niba mugenzi wawe akiri imbata y'ibibi cyangwa mukaba mwangana umva isezerano Imana yatanze. Iyi migenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka ituma n'abanzi be buzura nawe. Imana izagusohoreza amasezerano n'anarenzayo mu izina rya Yesu. Mugire umugoroba mwiza. Yesu abagirire neza. Reka dufate umwanya mwiza ugirwa no guhimbaza Imana ariko ukagirwa n'urunana rwo gusenga. Reka rero duhagaze kuko ni byiza ko duhaguruka tukaririmba ariko nongeye kubatura indirimbo nziza ya 307. Ntabwo nzi niba abantu bari bushobore kuririmba ariko ubwo mfashe mikoro nanjye ndayiyobora. Ariko abo dufatanya mwakwigira hafi mukaririmba haza abafite za mikoro baririmbe. Kandi umwanya nk'uyu tuba tugezemo tuba turarikira abashyitsi bacu kuza hano imbere muziko dufite umwatizo ku isabato. Turashimira abamaze kwiyandikisha. Igihe cyose iyo dusoje amateraniro turarikira abashyitsi bacu kuza imbere tukabasengera. Nicyo gusa tugakora urunana rwo gusenga no kubaragiza Imana. Ubwo tugiye kuririmba indirimbo ya 305 ijwi ryanjye bari kurikoraho kandi ndayiririmba neza bidakozweho. 307 n'indirimbo nziza urukundo Imana ikunda abantu. Imana idushoboze kurukundana no mu miryango yacu. Twagiye abashyitsi mwaza mukadusanga hano. Urukundo rw'Imana yacu namumura nurondora ubusamutsi kirere cyose rugerano munsi y'isi abantu bose bacumuye
umwana we wese wahawe yarabicunguriye mbese urukundo rutanaje rutagira urugero hareba zaruririmba ibihe bidashira ubwiriye bizahirinde n'ubwamire sibashize abantu bakanda gusenga hamabuya zaririmba urukundo rw'Imana yacu ntabwo rurondoreka rwacunguye abo mu isi yose ruzaririmba iteka urukundo rutanaje rutagira urugero hareba zaruririmba ibihe bidashira inyanja zose zaba wino ijoro ryawe impapuro tukandikisha agati kose umuntu wese akandika urukundo rw'Imana yacu rwakanya inyanja zose ntabwo ngabo naho rukwirwa rusagutse ikirere amina mbega urukundo rutangaje rutagira urugero areba zaruririmba ibihe bidashira. Haleluya, urwo rukundo murutahane. Okay. Kadusenge. Data ukiranuka mwami wacu, turagushimye kandi turaguhimbaje uyu mugoroba, uhabwe icyubahiro. Dushimiye Imana yahagarikiye iyi gahunda, abavandimwe bayikuragije dutangira, duha amahirwe tuyisoje neza kandi amahoro, uhabwe icyubahiro. Reka dufate umwanya wo gusengerera ijambo, utwemerere riremo ubugingo muri twe, utwemerere ahatagiraga umucyo uduhe tuhawe n'ijambo ryawe, kandi aho cyaha cyatugejeje tukaba imbata zacyo utubature. Twabonye ko iyo umuntu yihanye akabatizwa abapfuye ku cyitwa icyaha cyose, turagusabye ngo abatarabatizwa n'amazi ubamara ubwoba, ubateze iyo ntambwe. Kandi natwe twabatijwe kera utubatirishe Mwuka Wera. Tugiye gutandukana, babivuze muri Yobu 33:16-17. Mu bicuku by'ijoro dusinziriye, Umwuka w'Imana avugane natwe, adutere kugamburura ngo ibyemezo bibi twafashe dushoboze kubivamo, uduhe amahirwe yo gufata ibyemezo byiza byo kubaka imiryango irimo umunezero, kandi ahabaye ihungabana wongere kuhasana, kandi ahabaye gutandukana wongere kuhunga. Imitima myinshi irimo ibikomere, turagusabye ko tutarava imbere utwomore, maze abagize umuryango ubahe ubwuzu, ubahe kwishimana n'imiryango yabo, kugira ngo ubwo uri hafi guhishurwa tuzagusangane tuvuga tuti n'Imana twategereje ituzaniye agakiza. Amahoro yawe ahebuje umuntu yamenya aherekeze buri umwe, kandi kugira neza kw'Imana kongere kuturihiriza kwihana ubwo amateraniro akomeje ejo mu gitondo na nimugoroba, ubushobozi bw'Imana bwongere kuduhuza mu izina rya Yesu. Kwiringira TV,
ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.